Murakoze cyane icyo navuga nuko kwa kundi bavuga mu Kinyarwanda Imana ntirenganya. Donc twahuye n'ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo niyo kipe yahuye n'ibibazo byinshi cyane. Byinshi. Hanyuma abanyamakuru ntabwo mwatworoheye akenshi ariko twakoze uko dushoboye turabikemura. Kandi nibazo twasanze katubisanga tubizi twibwira ko tubizi byose ariko twaribeshyaga twasanze bikomeye cyane ariko twahanganye nabyo turabishobora. Icyo navuga intsinzi rero y'uyu munsi mu by'ukuri ntabwo twebwe cyovugiye uko nyizi uko nayikuriyemo ntabwo ari ikipe yikubita mu gatuza ubundi ikora umurimo wayo. Ngira ngo no mu ntego za Kiyovu harimo ijambo ryitwa victoire n'uvuga gutsinda. So gutsinda rero twebwe iyo dutsinze bwo tuba twujuje ya ntego yacu. Nicyo cyabaye uyu munsi. Nta bindi bintu mbona navuga. Twakoze akazi gomba gukora nyine kari kenshi kari kagoranye. Hanyuma rero byatugeje uyu munsi byabaye turabishimira Imana, turabishimira nyine n'abakinnyi bacu hamwe n'ababatoza, tukabishimira n'abantu bose batwizeye. Si benshi ndebye uko twatangiye ariko ngira ngo buhoro buhoro bazagenda babona ko wenda ko hari ibyo dushoboye. Ubu rero umunsi yari intango, ubwo tugiye gukomeza. Nicyo nuba navuga. Murakoze. Perezida, havuzwe byinshi bimeze nka vaka bimwe na bimwe bitasobanutse ku bijyanye n'ibibazo. Navuze ko mwasanze ibibazo byinshi byanabagoye. Wadufasha kutubwira bimwe mu bibazo bikomeye mwahuye nabyo? Ni byinshi cyane. Urumva twasanze ikipe yasaga naho yagiye mu bibazo bikomeye kuva muri season ishize. Ibibazo bya mikoro, ibibazo by'abakinnyi bagiye batatana, ibibazo bya discipline y'abakinnyi kubera nyine ibyo bibazo bya mikoro. Abari bahari barageragezaga uko bashoboye, dufatanya nabo turagerageza turangiza saison. Ngira ngo muribuka ko mwe mu bikurikirana umunsi ku wundi imibare yerekana ko tugiye kugera mu cyiciro cya kabiri. Ngira ngo nta benshi batizeraga ko tuzagisimbuka. Twabashije kubigeraho. Ibyo ntawe wabibonye. Ngira ngo mwagize ngo ni hazari iri kubikora ariko ntabwo ari hazari. Ni determination yacu niyo yatumye bigenda kuriya. Ibibazo rero by'imanza za FIFA, bandi za FIFA nyinshi ngira ngo 8 miliyoni hafi 140 z'ibihano. Byo rero byari bikomeye cyane uko byekana ko nitabikira tuzabasha no gusubira mu kibuga. Ariko twabigenje buhoro ikibazo ku kindi, umunsi ku wundi tubigeraho. Ntabwo birava mu nzira neza nubwo kubitureba uruhare rwacu twarukoze. Ariko nyina mwabonye ko ikipe yakinnye uyu munsi haburagamo abakinnyi 8 kwera ibyo bibazo. Turizera ko iki cyumweru kirangira nabyo byarangiye. Nabaguye ko uruhare rwacu twarurangije. Hasigaye uruhare nyine rwa FIFA. Hanyuma ubundi turizera ko ikipe twaberetse uyu munsi izaza mu isura nshya mu mukino utaha. Ubwo nabyo tuzamenya uwo munsi ugeze. Urugendo rwo gukemura ibyo bibazo bigeze mu gihe guhuza gute uyu mwaka w'imikino mushaka uburyo ibibazo bitakongera kugaruka muri Kiyovu Sport muri uyu mwaka? Turizera ko nacyo duhagurukije ko nyine kuri ikipe muri ibyo bibazo. Urumva ntabwo turirinda kuvuga ngo ibi nibi ngo utangire twikute mu gatuzo ko nabwiye mu kanya. Hari akazi ko gukorwa. Ibyo tugerageza tuba twizeye ko yenda ari byo bisubizo bihamye niko tubyizera. Rero hari akazi bo ntabwo twatanye uvuye ngo byaranye ngo twatsiritse no komeza kwikomya nyine babyubaho nk'iki no kwirinda kugira ngo nyine ntitugo mu makosa nk'ayabaye mu bihe byashize. Ubwo rero tuzakomeza dukora akazi ni kenshi, namwe mutugira inama
burya niyo mutunenga mu benshi ngo ntabwo bakunda kunengwa ku maradiyo na televiziyo n'izindi media ariko biranatwubaka ibyo bintu akenshi aba ari mu inama so ntabwo byose biba biri negative yego hari umukinnyi mwategeye Emmanuel Arnold wo kwimuzana mu Rwanda byasaga nkaho byarangiye agomba gusinya Kiyovu Sport birangiye muri AS Kigali habaye iki cyatumye adasinya Kiyovu Sport ikibazo cyawo ku kiroroshye okwi abakunzi ba Kiyovu bifuje kwagaruka muri Kiyovu abanza gushidikanya hashize igihe kirekire kwanza kuko abantu bifuje ko agaruka muri sezo ishize hanyuma ntibyakunda aza none hambere rero aza kuza haje turaganira ibyo yifuzaga ntabwo byari mu bushobozi bwacu kuvugisha ukuri ntabwo ari ndibaza ko atari si bibi so ukwi twamweretse ukuri kwacu dufite ubushobozi dufite nawe yifuza ibindi hanyuma ndetse tugira n'ibyo twumvikana ariko ubwo hari waje yenda ku isegonda rikurikiyeho amwereka ko we ibyo yifuza we yabimuha aramuyoboka nta kindi kirimo ntawe uko yarebye inyungu ze kandi numva nta muntu wabimuhora ubwo niko byagenze nyine yahisemo perezida twamuwe mu mezi ashize nk'abiri cyangwa 3 mutorewe kuyobora Kiyovu Sport we na komite mwatoranywe twabonye ejo bundi umunyamabanga ubwegure bwe mwamaze kubwakira ese nyuma yo kubwakira murateganya gukora iki kuba mwasimbuza kuri uwo mwanya ikindi naduha information gatoya ntago team manager nawe ukipe ntago tujye kumubona uyu munsi nawe uduha information ya baba Okay, SG cyangwa se izi komite tujyamo za imipira y'amaguru turabakorera bushake harugwe umuntu ashobora kuba ari muri komite akaza kugira impamvu zituma atabasha gukomeza kwera yenda yabonye akazi kandi gashyashya cyangwa se yabonye izino opportunity hakaba yavuga ati yewe ntabwo nkibashe kubona umwanya uhagije ubwo rero bagenzi baratekereza bakarera batese kuko tumuri cyagende dushobora se kumwunganira yenda kugira ngo agire igihe gihagije yakora ibyo bindi kuko hano turabakorera bushake muri ibi tubamo SG rero niba ari korewe mwambajije yagize ngo opportunity ituma yifuza kugenda ariko nta kindi cyabaye rero ntabwo twamwemerera birumvikana turacyabiganiraho turacyareba niba yenda aho kazi kandi izo obligation zindi mwanya zimusaba niba hari cyo twamufasha we yenda kuko ntabwo dushaka kubaka ibintu birama ntabwo dushaka kubaka ibintu abantu ibintu bitakomeye so turacyaganira nawe turizera ko azakomezananya natwe nuko bimeze kubyerekeye team manager uwo twari dufite team manager umwaka ushize arahari nubu icyo dukora gusa turimo turamuha mission nshyashya muri association yacu nazishima zazikomeza ariko nubundi nuwacu nta acyana umukozi wa Kiyovu nta kibazo gihari pe tuzabivuga igihe kigeze ntabwo tuzabivuga igihe kigeze ariko ni nziza ziruta izo yakoraga abahoze bayobora Kiyovu abantu bagendana nawe hafi bavuga ko kimwe mu bintu uvuga ko uzanye muri Kiyovu n'umupira w'u Rwanda muri rusange ari ugukorera hamwe gushyira hamwe bigomba guhera muri equipe ya Kiyovu Sport abaperezida bayoboye Kiyovu kuva kuri ba Juvenali Petetre ba Theodori na General we nanamubonye hano hari ikintu mwatangiye wenda cyo kubegeranya ku buryo bashobora kuvamo ubushobozi bwatunga Kiyovu byose bitakugiye ku mutwe iyo muvoma yaratangiye biriho cyane ibyo twubakiyeho twebwe Kiyovu icyo twifuza ni munumva turi umuryango turi association aho kutaba hamwe n'iryo shyano tugomba kuba hamwe niyo haba mu ukosa niyo yaba ukosa abari uwacu nawe turaganira tugakomezanya urugendo hari ubwenda yakosa kubera ko ari mu nshingano runaka yenda atashobora kuba adafite n'ubushobozi cyangwa se cyangwa ko abufite ariko bigaragara ko atabufite ariko bose turaganira agakomeza ibindi nta kibazo twebwe nta rindi banga ni ugukorera hamwe
ubwo watorwaga wijeje abayobozi igikombe bemera ko uzabaha igikombe muri uyu mwaka wa shampiyona ariko ntekereza ko wari utarabona ibyo bibazo byari biri muri Kiyovu nyuma y'uko bibonye uracyabizeza igikombe reka mbabwire ntitwagiye muri filozofi nyinshi cyane match yose twinjira aha tuba dushaka kwitsinda igikombe si niki nta manota tuguteranya atatu ni igikombe so turi mu cyiciro cya mbere bivuga ngo minimum tunganya capacity n'amakipe yose ari mu cyiciro cya mbere so natwe tutamahirwe ku gikombe sino ntabwo twazahanga hari abakunzi b'umupira w'amaguru ndetse n'abakunzi ba Kiyovu bafite icyo nakwita n'impungenge ku bijyanye na perezida wa ekipe ya Kiyovu Sport kubera iki abakuzi bazi ko ubuzima bwawe bwinshi bukorera hanze y'igihugu cy'u Rwanda bamwe bakibaza ati uyu munsi twakubonye kuri match y'uyu munsi uraza kuguma mu Rwanda cyangwa uraza gukomeza kuba aho wari usanzwe uba uri bihuza gute no gushaka amanota 3 dore ko abatanoroshye reka mbabwire yego abandi singo babigenza ariko jewe ntabwo numva ko ikipe yashingira ku muntu birashoboka hari amakipe ashingiye ku bantu ko nayabo ku giti cyabo ariko ikipe nka Kiyovu ni ikipe ya association ni ikipe y'abantu ni ikipe y'abakunzi ntishobora gushingira ku muntu umwe perezida trésorier umunyamabanga mukuru n'abandi bose batandukanye twese turi amakarita buri wese akora role ye uko gushyira hamwe niko gutuma dushobora kugira ikipe ikomeye ntabwo ikipe yewe yubakiye ku muntu umwe nka Kiyovu yewe nyiyumvamo numva ko na wa wundi uza kogeza na wundi utanga magana ngayugura amazi n'utanga miliyoni twese one voice turi kimwe so rero ntabwo yewe nifuza Kiyovu ishingiye kuri ngewe ko ngewe ndi mu gikoni cyo kimwe nabo dufatanije twese turi mu gikoni twebwe turakora kugira ngo abakinnyi basohoke ku kibuga babahe prestation nziza uko bishoboka batahukana intsinzi niko kazi kacu ntabwo ari ko kwiyerekana ndahangaha kubera ko yena mpagarariye abo bantu ariko ntabwo ngewe mbereho kugira ngo ngewe ngo nge ni Kiyovu no ndi karita mu zindi nicyo navuga okay marakoze mane bumugisha